kandi rwose niko twakumenye. ntabwo jeje kujya umwandagaza kandi si byiza. Patrick murakora amakosa. Urumva Jackie, ngiye nagira ngo nganire Jackie niganize na Sandra nk'abantu bafite uburambe n'ubunararibonye mu Burayi, ganiriza uwo Sandra wawe ngiye undeke. Ngi ntabwo ndi indaya, ndakwiyamye wanjye gira. Nge sindi indaya n'undi munsi. Nge ntabwo ndi indaya. Jackie si umuzira? Ndamuzi. Jackie umuzi ute? Mu describing ntabyo mu describing ama none se we n'umuzi uramuyobewe. Akuri umuhanga koko. Impamo ya Mungu uri umuhanga kabisa. So abantu muri commentaire muri abandi 1200 mumbabarire mwandike ngo Jackie ni indaya muri commentaire kugira ngo wenda n'ubutaha atazagira ngo ni njye nyine ubivuga kandi twese tubibona. Nuko nge bigenza. Ejo muri Jackie yaragiye rero yurira umugabo bita Kensi aramwandagaza aramutuka. Ariko jereka nkubaze kunyita iryo zina biratuma mbayo se? Kubinyita byo biratuma mbayo? Biratuma mpindukayo? Ahubwo se ngo urabicikaho. Ntabwo bicika. Ntabwo se nkubaze byo ubundi ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe? Jackie. Ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe? Indaya Jackie. Kararuganya wanjye gerawe. Indaya. Jackie. Ase Jackie Patrick Jackie mukoze biki? Uziko Jackie muhoza ku nkeke. Muhoza ku nkeke. Jackie se kari umukobwa wanjye. Yarambabaje ejo bundi. Uri umukuntu wahamagara mwinda. None se ko ari uko mbimwambuye nibyo akora nibyo bimutunze. Jackie kandi urabizi neza n'umukobwa wanjye. Rero mba ngomba kumuhanura imyaka yose tubanye. Ni mpamvu nta n'umuntu uba ugomba kwinjira hagati y'ibibazo byanjye na Jackie. Jackie ejo bundi yarambabaje kandi twumvikanye ko atazongera kugira umuntu yadukira ngo atuke yandagaze. Ejo bundi arabyuka mu gitondo yandagaza Kensi. Ubonye ko abantu bose baramukumiriye banagize gute. Ndababara cyane. Na gahunda nari mfite Patrick subyibuka ko narakuye ngo Jackie igiye gukora ibishoboka byose mugurura akavatiri narayihagaritse. Ndabyibuka. Narayihagaritse. Urugomba Jackie ariko Jackie yasabye imbabazi. Ntabwo ari kuri abasaba imbabazi. Yakagombye kugenda agakora ikiganiro nta wundi muntu umuhostinga agasaba imbabazi. Nka Kenisi ntakaba muri ibintu byacu mwana. Ibi bintu byacu twe ni ibintu by'abasazi by'indaya n'ibiki byose ntago Kenisi bibamo. None se Jackie ko ntacanagira yari kubikorera? Patrick Jackie ntago yabura umuntu abwira ati ngewe reka mvugira ahangaha nta muntu umostinga washashariza bashyiramo ibindi bintu. Jackie akikorana ikiganiro wenyine gisaba imbabazi Kenisi akayisaba na Janet gisetsa ubundi bikarangira. Namwemereye kumugurira imodoka uno mwaka ariko igihe cyari cyo cyose agikora biri arimo arakora twari twaranumvikanye nawe ko atazongera gukora biriya. Umubaze ni nayo mpamvu nese mpaguruka ndavuga ati ngombe muhane. Nta bindi bintu ndimo napfa na Jackie. Biriya yakoze ejo bundi nicyo kintu kandi twe twaravuganye ko nta muntu azongera kugira gute azongera kwandagaza nka kuri ngambye Kenisi muri ibi bintu byacu. Oya Kenisi nagaba mu bintu byacu nazabyuke mu gitondo yandagaza umuntu ugeze hano wakavuga hariya sava nta kibazo. Nabyuka mu gitondo akamvuga it's okay ariko umuntu utaba mu bintu byacu ujya kumuzana muti. Jackie wiyandagaje akagenda agafata ba Tijara akabendera akabandagaza ku mugaragaro. Tijara ako Patrick ubwo uragira ngo ibyo bintu tubireba dutuze duceceke. Tuba tugomba kumugira inama. Ni umuntu turamuruta tuba tugomba kumugira inama. Nubwo wenda yoretswe n'uburaya bishobora kuba byari nabyo wenda bishobora kuba bimukora ku bwonko bigatuma rimwe na rimwe asaragurika ariko ntago tuba tubireba burya ngo tubirebe. Kasuko yo ariko mujya mufasha ngo n'abantu bafite amatalent. Ufite talent
Ndi umuraperi mwiza cyane. twagiye ahubwo hituma flow twumve. Mbatemo. Dutemo. Yo, ng'imihanda yankujije rata mu biryo ko hankurije imyaka niho nambariye y'amaranka nkora imiziki abaswera bajyanga ngabajyaya muri top 10 banyinira mu nzozi ariko gute bitch ziri kugwa ibyapa kubera imyaka zihabwa na data biransaba kujya igitanda nanjye mbona uko nafatira ikamba ngiyi system nanyo kuhari iyi system n'ubusumbane play masongo bisaba ngo upfumbate mfite umufano nyumva uri mu cyumba cye yo go bice gake ngende killer Mbappe izo biti zihabye ubwo bwami mbukabe go bad bitch booty game ningi zone gaz kunda nitwa Mary Jane mfite rwesa yitwa Nesa nyihisuva igiye kumesa zikuraya nitwa Fifi mu bigori nje gushesha ningi mwami kazi winjyana abandi barabe yewe Nesa n'umurokotera ku rugenda gake. ngufite bitch yitwa Nesa. Ko nikanze ukivuga Nesa nikanze. Noneho umva kubwiza ukuri kuva iyo ndirimbo irimo Nesa uri kumva umusneak disinga gutyo mu gitondo ngiye nkwemere kujya kuyikoresha kuri studio ujye kuri Kasuku Record bagukorera iyo ndirimbo sibyo Patrick yandagaza Nesa oya Patrick iyi ndaya mu gitondo mbayikorera indirimbo hamagara producer ejo mu gitondo bamukorera iyo ndirimbo. Niko bimeze. Ejo mu gitondo Sandra agiye nkwemereye studio session siko bimeze. Ego. Numvise ko ufite na gahunda yo gukaba kabisa. Atari. Humura rwose yewe nkwemereye studio kabisa ejo turi coding nitwumva byagenze neza wagenze muri beat neza na shoot ni vuba. Nesa ngo wamubwiye ngo iki? Uri muramushuka. Yawe yajya ibintu byihorere papa. Nesa uri murashuka uyu mwana Jay. Nesa n'umurokotera kure. Ngafite iki Patrick avuga ngo ufite iki? Ntabwo numvise neza nasubire ngari ntongere kuva kankumanure ntongere kuzana Nesa muri ibi bintu urukumva uruvuga kuri kubikuririza gatsindwa n'Imana. Bamutaye muri flow. No so ndababurika no wayakabisa indirimbo gusa ariko romba uje muvana Nesa muri ibi bintu kabisa. Bura ntibize gutungura nka bitkira nawe isarara yanditse direct nona. Oya bro oya tugaruke kuri ntuza tugaruke kuri Sandra. Sandra ngo ni last Sandra none se Sandra ariko ari ikintu ari mu Jay aho yahawe amafaranga menshi yabitubwiye yababwiye none se Sandra uzavanga kuririmba n'uwo mwuga wundi numvishe bizakunda kimwe kizahagarara. Urumva uzahagarika iki? Imana izashaka ko ndeka nicyo nzahagarika. Ako umwana ni muzima Godfather. Urabona ko n'ubundi ntagararya ibintu byinshi. Ntakora. Ese ntuza mwana buranye ko ari Kigali Isimbi? Dore ni inshuti ya Jay barana uramenye bataza marabana wikwihakana Isimbi. Oya nyine ndi kuvuga uragira ngo mbahuze nawe niyinjira mu mwuga bazavuga ngo ninge wamuhuje nawe. Isimbi yigeze kubwira Jackie w'indaya aramubwira arumva ngo nta passport agira wera maramurabura bari baravugana n'uwitwa Jihad w'umutinganyi ngo Jackie w'indaya ngo nta passport agira ngo ndetse gute ngo ni gute ngindaya ngitagira passport ngikomeza gutura mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe niba Jackie nawe yaraje guhumuka akajya kuyishaka ntabwo ndabimenya. Sandra wowe nk'indaya ikiri nto yishaka kuzamuka ufite passport? Yarago ndayibona. So n'uwabona cyaciniritse. Yego. Udukenze waturya uducumi. Reka nibibaho abeg. Ubu ngo wamagaye hano mu miduha nifitiye kirindwi cyanjye ntiwaza. Oya ka. Jackie ko ari kubaga muri comment. Avuga ngo ikize. Jackie yashatse kubeshya ngo ntari ngo sindaya
muri comment abantu baza babimwibutsa ko ari indaya noneho ariko ubanza nyoko yari indaya wa kigoryi, ubanza nyoko yari indaya ariyo mpamvu bawita abantu indaya, ubanza nyoko wakubyaye yari indaya ariyo mpamvu bawita abantu indaya. Nyoko wakubyaye yari indaya? Yereka nkubaze, nyoko wakubyaye yari indaya? Nyoko wakubyaye yari indaya? Ntabwo uri proud yabyo. Reka nkubaze ikibazo kimwe, subiza yego cyangwa hoya. Oya, wigize ivuzi gusa, ariko wigize umuntu uzi kuvuga cyane. Nyoko wakubyaye yari indaya? Ntabwo uri proud yabyo. Coco, ngiye ntuzongere kunyita indaya n'umunsi n'umwe, ntabwo wigeze ungura wanjye geraho, ntuzongere n'umunsi n'umwe. Kararuganya. uyu muntu mwiza ni umuntu ubuze akazi ke, kandi iyo uzi ko uri mwiza mu kazi kawe ugomba kuba proud yabyo. Why not? Suko se iyi ndaya yindi se kitabyemera nuko aciriritse. Indaya ni nyoko wa kigoryi we, indaya ni nyoko, nge sindi indaya. None se data Sandra, wowe ureba Jackie, sibyo? Ukareba wenda nk'ibintu avuga n'uburyo yitwaramo n'ibiki byose, ubona hari nk'abakiriya yapfa kongera kubona ubu ngubu? Sha wambabariye koko. Uri muri igengesera just kugira ngo ariko nyine umutima hari ibyo uri kukubwira. Oya, njye ntabwo njya menya iby'abandi se ndabimenya mbikoresha. Biragusa rwose. I mind my own business, not others business. Wavuze ko utize have udakora amakosa. Oya, busa akatura tugaba ako gusaba amafaranga nakayoberwa. Yakora ubwo twize muri GS, ariko basi ari utwo tuba tuzi. Bayaguha mbere bayaguha nyuma? Ntabwo asante sana Nadia. Nadia nyikubitiye akaroza, bayaguha mbere mwana? Connection ndetse wanyeretse izo zindi mubana mwana. Billionaire, asante sana billionaire. Ariko se abantu bari ahangaha mumbabarire munzamure nzamuke kwanza. Reba ahantu ndimo ndabakorera show ya danger, mwateretse ubu telefone bwanyu, nta nubwo muri murankandaho, mwakiyanganye mukankandaho kweli. Reba ndacyari muri 600 kweli, mwakiyanganye mukabanza mukankandaho, munkandeho mbakorere show ya danger. Mfite Jackie wanyu w'indaya ahangaha, nkahagira Sandra w'indaya, nkahagira Keza kwa kigoryi wenge, ntabwo ndi indaya wanjije, ndakwiyamye kigoryi gusa. Munkandeho guys, munkandeho twikorere show yacu. Akose abantu no baragenda bazana amaroza, ayo maroza yagenewe gisa cy'inganzo, munkande ibintu binini. Na Jackie w'indaya mugende mukandaho gake hamwe na Sandra. Indaya ni nyoko Jay, ndakwiyamye mbe sindi indaya yawe. Jackie indaya, Jackie w'indaya. Akose bwo wa mugani Sandra, kuki umuntu ataba proud y'ibintu akora wenyine ubwe nawe yivugiraga? Rimwe na rimwe jya nibaza, ese ibintu mujya muvuga kuri izi mbuga nkoranyambaga muba mutekereza ko byabaye recorded, ikindi gihe mukongera mukaza mukanyuranya n'ibyo muvuga bimeze bite? Niba wenda yarabivuyemo azaza tubwira ati ngewe nabivuyemo, ariko niba kibikora kuki ataba proud y'ibyo akora? Sibyo? Hagati aho ngaho Jackie, ni ukuri ngewe muri no minsi ndimo ndifuza, ni icyifuzo cyanjye, sinzi niba wenda n'abandi bose ari uko babyumva. Muri no minsi nge ntabwo nakwifuriza ngakora kwa baburyohe, ntabwo nakwifuriza ngo ujye imageragere, oya, ari hagomba jihadi. Ariko ngenda kwifuriza kuba nibura waba uri nk'igitagata, waba uri iwawa, ukabanza ukajya kugororwa. Ariko wewe wagiyeyo ko numva washikoye cyane, wewe wagiyeyo, wowe uvuga amagambo mazima, wewe wagiyeyo kuko ejo bundi wakoze amakosa. Oya, wewe wagiyeyo, ejo bundi wakoze wewe wagiyeyo kanagwayo, ahubwo wewe wagiyeyo kanagwayo. Ese nta nubwo wicuza kubyo wavuze? Ariko wewe wagiyeyo ko numva uri kuba wifuriza umuntu ikibi, wewe wagiyeyo. Uretse gato Mara, ntabwo wifuza kubyo wavuze? Kararuganya wa kigoryi we, kararuganya. Maraya Jackie, Jackie indaya na oya Jackie arimo aragenda akajya kwita ku bantu bari muri commentaire, nicyo kibazo cye.
ase guys ko mutari murankandaho nababwiye ngo mumbabarire mu reba hano wa mukobwa ageze bana ngiye nk'abanyiranga ndimo ndavuga ubusa batarimo barankandaho bana guys munkandeho ubundi mbakorere show ya danje mfite indaya bigira hangaha turimo turiganira gake mfite indaya bita Jackie nkagira n'indaya bita Sandra kandi bose bakaba bafite ibyo bashaka kubagezaho. Sandra we ni umunyakuri cyane, Jackie we kubera ubwenge buke anijye avuga ibintu aho baguritse. Ako disi Patrick yo ngo bimeze bite Jackie si arya yavuze ko afite icyemezo cyo kwa muganga kigaragaza ko ngo yagiye indera aho ntureba tugende dukandakandaho guys. Iko Patrice siyavuze ko afite icyemezo cy'indera sambyumva na wowe kandi yarabivuze. mbyumva na wowe byuko ari umusazi nyine kuko se atari we ntago mbizi iyo ubirebye se ngo nari impuguke se nabimenyane ngumba y'ingwa sansana mugende murushaho gukanda aba bakobwa mu bakandeho nanjye mu nkandeho. Urakoze cyane rwose kubuhaye indaya Jackie iyo manigani ni byiza cyane biranshimishije. Indaya Jackie urabona ko abantu banjye barimo baragenda bagukandaho, gira uze rero utange show, reka kuguma muri mute. Ni ukomeza kuguma muri mute ndabwira ngo dufata gukureho ngwino tuganire gake. Sandra nawe urabona ko arimo araduha show mo gake. Niba wumva utashaka kuvuga ugashaka kuza uvuga utukana gusa wigendere, sibyo Godfa? ubwo suri umukuganiriza cyangwa uri kumubaga? Ni kibazo ntago azi gusubiza, nicyo kibazo cye nyine abayumva ashaka nyine kumera nk'uhangana. Naze tuganire gake. None se Sandra ko tumo turaganira we bamwita T-Bag in the building. T-Bag namubonye humura namubonye. Jackie ngwino tuganire inda. Ntago arimo aravuga nicyo kibazo. Ndigomana na Sandra rero Jackie umukure ushaka undi muntu uganira twiganira gake. Jackie yaba ari muri za commentaire ajya gusubizanya n'abantu muri comment uko niko ateye. Nono Patrick nawe niba yatinye Jackie arimo aravuga nayo ibintu ntago nari bisanzwe mumenyereye gutya, arimo aravuga nayo ibintu noneho bidahuye pe. ndi Kigali genda gake ndi Kigali nahise mbyumva ndi Kigali nahise nkumva nahise nkumva rwose ndi Kigali rwose nibereye igikondo. urumva de Kimihurura ari kure ku buryo nyine utigeze wumva n'umunsi wari mwe Jackie yivugira ubwo kari indaya. ibyo se we yumvisha bihakana ariko wibigarura byararangiye. Oya byararangiye kandi ahora bivuga buri munsi. Oya ibyo biganiro byararangiye. Ako umwana afite ibere ryiza koko. Sandra ntago abagabo bakunyuramo bajya bikubwira ibiki ntago bajya kuba gufite amabere meza wapi menya ari uko bagwaye amafaranga menshi. Mutapinga screen ariko se amakoni ko atari kuzamuka mutapinga screen. Hanyuma hari abantu batavuga suko wa mushenzo inyana ngiri gushyiramo ibintu biruka uragira ngo bamanure ku marina zako wishanga ibyo biboro biruka. Hanyuma twagiye Jay bakugeze ku gihumbi, twagiye abantu mutange mugire. Hanyuma Sandra Jay nyuma yo kwishyura studio uri kwiyumva ute? nyine ntabwo ubwo nabona icyo mvuga, wenda nzabivuga ariko nabibonye.
ntabwo mwizeye. azabivuga Ndi ko twibonaniye amaso Tomasi ku yandi sibyo barambonye. Sandra Uravuze ngo ntabwo Jay umufitiye icyizere ku byo akubwiye, hashobora kuba harimo n'ibinyoma. Ya, ibyo ntabwo mbivuze niwo byivuye. Niyo mpamvu utigeze umushimira. Sandra ashaka ko twihurira amaso ku yandi sibyo rata Igorata. ikibazo Ibintu birababaje cyane ku rwego rwo hejuru. ikibazo ngira gato Ariko Sandra namubwiye ngo thank you so much. ikibazo ngira Ibi gato bintu birababaje. ikibazo ngira gato Sandra Okay, naho ubundi Jay ukunda bafite ibito n'ubundi uretse gato. Naho ubundi guys, mutapinga screen. Naho ubundi cyo navugaga Sandra, Jay ni urugero rwiza rw'umuntu ushobora guhura nawe uramutse ufite iyo mpano, byarangiza ariko ukumva ko ibyo uyu munsi ari kubaga Jack nawe azakubaga ko abantu barahinduka. urugero akunda uduto Godfa uduki arabizi ibyo tuvuga ni ibiki urimo kuvuga byaba arimo duto utu ice cream duto hari ukuntu wagira gutya akunda utu ice cream duto kazi mutapinga screen uduseme. Okay, ese Sandra, Jay waba waragerageje kumushaka iyo hirya kugira ngo mugire ibyo muganira hari i Kigali ntibyakunda? Subazi. Umushaka byagenze gute? Jay mushaka naramwandikiye anga kunsubiza ndamwiyorera mbibwira na Patrick anga kubijyamo ndagiye. Bamwita T-Back in the house. Ase Keza arahari bahungu. Waramwandikiye yanga kugusubiza? Yanze kunsubiza. Iwayini zamuka abantu bagufollowing. Igitekerezo wangejeje waba warigeze ukigeza kuri Gasoko? Oya, ariko ubwo tuvuganye ubwo nzabimubwira. Ariko menya ntabwo ubu ngubu bikiri ngombwa cyane n'ibitekerezo. ariko Godfa uzi ikintu cya mbere kigora se gufasha zino ndaya igeraho ngo reka kwihinduka. Reba nk'iyo ndaya ngo ni Jackie bro, ni indaya nafashije eban ibishoboka byose. N'ejo bundi nayibwiye ngo ndayigurira imodoka. Ariko Jackie yacecetse yihanganye, ntabwo y'ikinyarwanda ugerageze wihangane. Ndi kukubwira jewe n'ejo bundi namuga ati wowe genda wicara utuze, nagira umuntu uzongera gushotora nzakugura. Ndasaba buri muntu wese uri muntu uraha wese mu following account ya Ewine, please follow this account. Uyu mujana host ibiganiro byiza cyane, niba urahangaha following iyi account ya A1 Ewine mu following. Warukimbwira je sorry guca mu ijambo. ndamubwira ni nzakugurira imodoka, turabyumvikana bro. Namaze gutsimbura gato numva yadukiriye Kenneth. Bira bintu mwe mwarabishimira. Ariko se kuri ibintu uyu uretse gato wenda kwenda hari ikintu ufite Jackie ko yagiye arakabishiraho umucyo akavuga ko birabiye ko nimugora bimbwiye iki ngiki kibikibazo. None se ibyo bimugira indaya Jackie se yeba we yagiye byivugira inshuro nyinshi ngo nge ndisambana, nge ndindaya, anavuga ubuhamya mushyira amagambo mu kanwa ntabwo mbyemera vuba. Ni ukuri kw'Imana yarabivuze ibintu. Jay umva wishyira umuntu amagambo. Ariko se we Keza washimiye T-Bag akakora kugutama mushimiye? Ibyo bintu yarabyivugiye wenyine Jackie w'indaya. Yurumva jagenda. Oya wikwita umwana indaya bro. Ni bro kandi ariyo. Wikwita umuntu indaya man. Ubone ndufashe screenshot. Ukoze screenshot y'iki we last Sandra? As a screenshot y'aba followers. Iyi nuzanjye mfite imibare yanjye. Sawa nyine. Oya Jackie uwo twagarukana na Sandra ariko Jackie ukamureka.